banyita rungano rw'u Rwanda ni umuhungu uzira guhunga kandi mbifurije amahoro y'Imana. Muri ibi bihe rero bidasanzwe bya COVID-19, icyorezo cya coronavirus, ntabwo nanjye nje kugira ngo mbabwire ubusa, ahubwo ikizanye ni iki ngiki. Muri ibi bihe rero bidasanzwe ntabwo twebwe twaje ngo turyame, iyi lockdown ntabwo yatubera umusaraba ngo itubere umuzigo hanyuma ngo tugende tujye mu mashuka, ahubwo nkanjye nka mwarimu w'icyongereza n'igiswahili ndaza ngafata akanya ngasoma nkihugura kugira ngo nzabone uburyo bwo gufasha abana. Ntabwo nihugura gutyo gusa rero, ahubwo nibuka n'abana nshinzwe kurera. Njyewe rero nka mwarimu Prosper nifashisha amakayi hanyuma ngategurira abana, namara kubategurira nta kindi nkora, ndaruhuka. Namara kuruhuka rero nanjye mbona akanya ko kugira ngo ngire ibindi nkora, nk'uko n'ubundi abasanzwe banzi nkora nk'umwarimu, ariko kandi mu bihe bya weekend ngiye nkora nk'umushyushyarugamba cyangwa se MC mu bitaramo bitandukanye, hazamo n'ubukwe bwa kinyarwanda. Ubwo rero kandi nanone nyuma y'ibyo byose ndi umukinnyi wa filime, cyane ko ndi n'umwanditsi wayo. Iyi filime yacu yitwa Mwene Wanyu, ni filime yandikwa nanjye, nkaba nkinamo nitwa Kabosi, nkaba n'umukina nkuru w'ingenzi cyangwa se main character. Iyo ibyo birangiye rero ndimo kwandika, mfata akanya noneho nkabyoherereza abakinnyi dufatikanyije gukina ino filime yacu, mboneraho n'akanya ko kubasuhuza cyane mbifuriza amahoro y'Imana. Abanyarwanda rero ntabwo aka kanya ari ako gupfusha ubusa, turi muri lockdown, turi mu bihe bidasanzwe, ariko nk'urubyiruko ndagira ngo mbashishikarize kugira ngo mushake ibyo muhugiraho, cyane yuko igihe kizagera tugasubira mu buzima busanzwe kandi tugakora. Ndabasuhuje rero kandi ndabashimiye, mugira amahoro n'amahore, kandi murakagira Imana, murakagira u Rwanda, murakagwiza imfura, murakagwiza ibibondo ni inyambo zo kubikamirwa. Murakoze, mbifurije amahoro y'Imana. Ni mu Rwanda shyaka Prosper.